hoteli cyangwa sha wagenzi hakurimo yego karani gufu tuziranye oya narinjye kuri kubita cyangwa akazi oya reka nza akazi niko kambere sawa ngisiza ahangaha pe bita pe ko ngisiza ahangaha mana we aka kanya ni minota 2 ngiye kuzana amazi usakaje ndagakora gute ntabwo bishoboka igare byanjye wese kete umva manini ahangaha ni kuri nama karumbi abaturage bose bagiye kuza muri zikati urabazi neza harimo abafunga mutwe n'injagarati baranze y'umuntu n'ashaje mu mpamvu ngiye kubwira ugendera ku mategeko y'ubwira mwumvisha Mumba ibyo genda biraba ari ibyo kubera itegeko ryawe niba ngibi bigiye gukurikiraho uzana ikibazo cyiza ucyandike ikibazo kibi ngaho byabize n'iki nabo bajye bicungira mwumvisha ariko jye menya ko uri umuyobozi ntabwo ibibazo by'abaturage ugomba sinshinzwe kuyobora inyobora no mu ngo zabo hato batazaza banambwira ngo dore bahumitse amakariso n'amayi nakubwiye ikibazo wumva kitajyanye ibyo bari buvuge byose ndabyandika ubundi ibindi byose uzabyikemura wagira ngo ubabyara n'umwe si wowe si abaturage mwese muri kimwe nuko nkubwiye ntabwo ari ukubisuzuguramo rero nawe urarengera nkubwiye ngo iki sawa genda nuko nkubwiye va maso nakubwiye byose ndabyandika murakoze kwitabira inama dore ko hari ingarama kirambe zigize kagarara ngo ntabwo zaza mu nama sha ariko muzindekere hari umunsi umwe nzabona zisunutse ubuzuru hano mu kagari ngo zije ngo gusinyisha ibipapuro maze zazimena nzihenye zimena gahanga none ahandi twahura ni hehe ntakimenya ko nubwo ari wowe sinyari n'abandi basenyora ariko hajya ngo zibyagwa twajya ngo mubyagwa ubabyara n'umwe naho ibindi byose abayisa mwana yembe gusa mwana yembe basabye nasone cyangwa ugira ngo akanya ugiye wisubyimba oye bureka ufite uburenganzira reka manze mbahinira iminsi 3 ariko ndebira iminsi 3 ibura yonyine ngo baravuga ngo imbwa iyo itarayikubita ibyara umusega reka mbanze mbakubitisha amagambo mwangu aya bureka gato nyamanze mbatuka umva mbanze mbabwire basha gatukuza ayo mazuru n'amabinga maze aho giteka mu mutwe ntakirimo ahubwo nacyo kiravuze wabibona bigendagenda wagira ngo umutwe ari kirimo mu mutwe ntakirimo reka mbanze mbwire sekretari giti dufite ibyo kujya dukora atangiza inama ngamuhomvombe da inama iratangiye reka duhomvombe gitifu rero njye mfite ikibazo dore ejo bundi bureka gato utaza kumbwira ngo dore ngo nasize isafuriya hanze ngo ejo bundi utazazumbwira ngo watetse kawunga none waretse tukumva ikibazo bagiye kuzajya naka wowe uzaba wayiri bagiye kuzajya banambwira ngo imbeba ngo zakoze mu nkono kukiyiko. ngaho vuga. gitifu rero dore ejo bundi nikoze ku murembe nguri gare
banza utangize amazina yawe. Munyihangane nitwa Rupaca. Ejo bundi ngiye Rupaca nge ku Murindi muri gare papa yari yagurishije inka ndamucunga nkuramo iby'ibirya byose mu 200 yari yagurishije inka atanabizi sekerete. None twebwe se mu mafaranga watanze Ese waretse igare ndayizanye nikoresheje ceceka nawe Rata gitifu. Igare ndalizana. Ako mujye munongera ubwana. Bwana None ndacyumva cyane. Ndangije nikoresha amezi 2. Amezi 2. Mbona byatangiye kwandura. Baba we. Yamaye. Agiye kuvuga ko ngiye kuba umunamba w'iwabo. Oya ntabwo ari cyo kibazo ko ngiye kuba. Ntabwo ndi umunamba w'iwanyisha. Ntabwo ikibazo ari kubura umunamba. Nimba amagara asa nabi bazamufata. Soko utaye. Nyine ikibazo mfite ikibazo cyanjye. Andikamo yuko twacyumva. Replay. Replay. Nawe n'ubundi ufite ikibazo angaha. Wabanjije ukanyumva nkasoza. Nese nige cyuvuga igare ryari. Gari bazi uyikiye kaba yarwaye. Uyikiye kaba yarwaye gitifu. Vuga komeza. Dore ndisohoye ngiye kuryoza. Ninjira ngiye kuzana amazi. Ngaruka ndi kuri phone. Izi bintu byambayo. Phone uko umuntu yakamamaga ngira ngo ndangira akazi nahindukiye igare ndaribura. Twararushye soko utaye. Cyo cyo cyumva. Soko utaye. Undi wundi nazamura ikibazo cyo soko utaye. Ubwo bagitije nyine nibamara kurikoresha icyo bashakaga bazari kugarurira. Undi things say they wise. Ariko mu gikemure no kwifura. Nimba hari undi ufite ikibazo yatubwira. Yego bwana gitifu ufite ikibazo cyankunganira. Murabanza mutangiza amazina. Banyita Gaston Mbonye mutwanganire. Ikibazo cyacu bakwita Gaston Mbonye. uva muri uno mugugu. Ni home. Gaston Mbonye. Urambonye ngoje. So undi ninde undi akodwe mu nduga n'inyabutongura mubonye ngagenda numva ishajemo ikibazo cyahunganye none muragenda agenda ajya musigaye muzirya mugashaka ibintu by'amanyanga mutubwira ahubwo aho umva barazidu nibyo nazo twabonye we barazibonye batwanditse kuri liste turatekereza turaheza rero avuga umuntu umwe twumva ikibazo erega secretary ntago ari ikindi kibazo inzara yenda kutwicira mu nzu abana bacu n'amashuri barayaretse byagenze gute musizo nkunganire ziri he muzidu rero muraje ubuguru murabuhanitse ahanitse mu giti curana ubudabuje imbere murabyanitse muje kureba ngo gitifu ngo kazana amagara mu menyo byo ni ibiceri kwivugishwa umva witonde naguvana uyu munsi utabiduhaye ntagiye muturerega ngo muri kubikurikira wakumva wagira ngo ese izo mpapuro zidasohoka nizi zasohoke muri Nyabarongo Yamaye uramenye ako kantu ni kabi. Security ikibazo cyanjye rero twanditse kuri liste abandi barazibonye ariko twebwe nibatubwire zagiye he izo nkunganire biridwa bavuga ngo ziri cyare ziri ni ibintu tumaje guhaga nukwihangana rero turaje turihangana kangahe nuko muhora mutubwira turabwira gitifu akagaragaza amahane menshi cyane ubusa ni yabaraziri ntabwo ari amahane nkunganire urumva zahanagize iyo uzari cyo kintu uje uvuga ubwo ureka ubwo bunuza mwaje bw'amafuti uraharirana n'abaturage bajye bamenya yuko mbayoboye ubundi turashaka menya niba uzakemura iki kibazo ubundi nawe dukeneye niwe dukeneye twitware ibyo bintu byo kutubwira ngo twitwararike ibiki n'ibiki nicyo cyo nabatumirijeho dufite umushitsi ibyo bibazo bimuze kubitanga jewe ndaza ko nawundi muntu urasa gute tudatanga ikibazo ahubwo arahagira ryane muvuga mwese nago tubimenye meyaza dukewe kwa ntari ikibazo nongera kubwira uwo ngo meyaza bikemuye undi nawundi muntu ufite ikibazo secretary ngewe umuntu ntago nshaka kuba ari we ikibazo cyane nta ikibazo cyawe mwakitubwira tukacyandika kuko mu kanya nayo yagiye kuza tukamugezaho ikibazo mufite na kibazo uvuze neza
uyu mugabo nubwo ari gitifu. Mbere yo gutanga ikibazo cyawe urabanza utubwire amazina yawe. Nitwa Papa Starboy. Niyo mazina banze hano hose baranze muri quartier hose. Cyane turakuze. Impamvu rero ntashaka ko wakira ikibazo cyane. Nkishyize mu maboko ya secrétaire. Ubwo kiraza gukemuka ari uko meya hageze. Ariko nanone ntabwo nagenda ntagitanga. Ikibazo cyanjye uyu gitifu yantereye umukobwa. Ni kwikanga amakuru ndayafite. Uyu cyangwa wo muri Kaura muri gitifu uyu nguyu tuyo. Kwitore. Oya uyu mugabo yasinze. None se oya ntabwo filime arimo aradukinisha. Umva se. Gitifu wacu ni ndaza mugayo. Ushobora kuba wibeshye ahubwo Ndi inyangamugayo. N'uyu nguyu. Oya ndi inyangamugayo. aha nguyu hano. Ndebe. Nuri ashaka. Osino ni Karisini. Uwo mukobwa aremeza ko umuyobozi wacu ari wamuteye. Yamisha ndi papa. Yamisha ndi papa. Uyu twicaranye. Najyaga mbabona. Ariko reka mbabaze sibyo? Kanye mbabaze. Umunsi umwe. Nabwo waje uje gusinyisha impapuro umuti w'ikaramu umwe. Wowe nuko. Yo avuyemo indi nganuko. Bivuze ngo waramusinyira. Reka da. Abanyine urarebye. Banza zigusinya. Barabizi. Warasinyishije. Umunsi umwe. Uyu. Kwahuye nabwo wowe nyine wumva udahagije. Umwe byazanye ngo umusinyire umuti w'ikaramu umwe rimwe umunsi umwe wavamo indi ngaruka. abandi bana barankwere uwankweye inka nkeya yankweye ebyiri abandi bagiye banka 8 bankwa 7. uyu nguyu ushaka kumutera inda ahera mu rugo. Kuva yari dutora gitifu w'indage abaturage uyobora kwe nakuntu twabihiye secretary w'ejo hazaza urafata yewe umfashe ndashaka. Ese muko yagushukishije iki kugira ngo agutere inda? Yambwiye ko azajya anyishyurira ishuri. Karabaye Byose akabimurira. yarabikoze. Uziko nabuze ubwo bushobozi bwo kumurihirira ishuri. Mubwire. niba Ceceka byo mbonye birahagije. Meya wacu arahageze. ibibazo n'ubu birakemutse. Gitifu byo wigize. Tera abana b'abandi amada ikibazo cyawe kirakemutse ntugire ikibazo. muraho neza meya muyobozi. muraho Ni karibu meya wacu. Ibibazo byarakemutse byose. Ibibazo byose byakemutse. Secretary rwose nyakubahwa meya mwakoze kubw'urugendo mwakoze rutari rworoshye. Urumva umudugudu wagobyori turaho turashima Imana. muri Gobyori se ko Mbere na mbere nabanje kubisegura unatinzeho gatoya. Aya nta kibazo. No kuhagera byari ikibazo. Ndakeka yuko ibibazo bimwe na bimwe mwabikemuye. yakemutse ikiyemeya. Nta kibazo kimwe dukemurira. Ariko reka manzi byakemutse turabifite aho ngaho biranditse nta na kimwe cyakemutse. ibibazo byose byakemutse. turagira ngo ahubwo dufashe Simwabyanditse secretary wabyanditse. Kwari ukubisinyaho. Ibibazo bisinyaho byarangiye ibibazo byarangiye. genda soma subiza kimwe. Rupaca yatanze ikibazo cy'igare bamwibye. cyakemutse. Ntabwo icyo kibazo cyakemutse. Kubera iki gitakemutse tuti turimo kubyigaho. komeza icya kabiri. Gaston yatanze ikibazo nawe cya nkunga zaje ariko zo ntizabageraho. Zatunganye. Yego. Urumva Starboy aricyo kibazo dufite kinadukomereye. Yatanze ikibazo cy'uko bamutereye umwana we inda. Bivuze ngo ibindi byo ntabwo bikomeye. Uwamuteye inda Mu mazi. Umudugudu wanyu hari umuntu nuwo Gitifu w'umurenge. uyu nguyu Umuyobozi uhagaze iruhande. niwe wamuteye. Uwo niwe wadushinze.
watewe inda n'uwo gasi ni bangadoro wateye inda ibihamya birahari urazamuhira amashuri umukobwa yatubwiye ko yamushukishije kumwishyurira amashuri atubwira ko azamumenyera ibintu byose bwana muyobozi murakoze n'ibyo bibazo birangira yimuteye urumvira ngo dukemure ikibazo rwose muri bwana meya bwaniki urumva ikibazo cyajemo yari umuti w'ikaramu kandi abagabo ari ukuntu dufatwa nawe urabizi ubwo ni ukuvuga umuti ikaramu niwe wamuteresheje inda cyangwa uwo niwe wamuteye Jesus umva cyo ndavuze ngo ziba ntabwo naguhaye akazi ngo ujye wirirwa ujya gutera abaturage abana b'abandi b'abaturage inda umva ese uwo mwana watenda umva mukongwe no hano soni umuntu araguha inshingano ukajya kwirwa aho kugira ngo uzishyira mu bikorwa ukajya kwirwa uzica Jesus hari inkuru semeye ni wowe batenda muko sha ihangane ibigwari burya bibaho mu kazi kose dukora sibyo ariko ikibazo cyawe ndagikemura sibyo kandi ubwo nageze ahangaha ngiye ngomba kuba ndi hafi y'abaturage sibyo wigira ikibazo cyawe bitarenze kuwa kabiri bizaba byakemutse sibyo banafata ngo shikira hano imbere y'abaturage wa Kigoryo nta rusoni uri muravuga reba uyu mwana ndaje nkwereke ibyawe ngiye kubyigaho nibiba ngombwa n'akazi ndata musezera shakuni nta rusoni uretse nze nkwereke ngamuhamagare pana dore gutwara wacu urabona uyu mwana nande magambo tuziba bikoze numva ko indi tazagaruka tazagira ute God have mercy upon us. Hanya numva ndasi bundi ngewe n'umuyobozi nugutu umuntu yagenda umunsi umwe inda ikabiganyika nguko. Allo? Nari ndi hano mu nama gatoya. Fata kamodoka unsange hano mbereke umuntu munwari. Sawa mu banguke. Sawa. Agitifu nigize birancira. Mba.